Yes, tubahaye ikaze ni Shami One TV mukomeje kubana njye muri kumwe ni Alexis hano kuri Shami One TV. Amakuru mashya rero mbazaniye, amakuru yacu reka tuyahere mu myidagaduro, aho umuhanzi Bwiza umaze imyaka 5 mu muziki agiye kubana na manager we Uwihijimfura Jean Claude umaze imyaka 5 amufasha mu rugendo rw'umuzika cyangwa rw'umuziki binyuze muri Kikasi Music. Bari mu myiteguro y'ubukwe nk'uko ikinyamakuru Igihe cyabitangaje. Nuko Bwiza ashobora kuba agiye kubana n'uyu manager we Uwihijimfura Jean Claude. Ibi biherutse kuba kuri Knowless Butera mu gihe gishize kinini, aho nawe yisanze ari mu rukundo na manager we Clement muri Kina Music. Ubu bakaba babana nk'umugabo n'umugore ndetse bakaba barabyaranye n'abana. Bwiza akomeje gutera intambwe nziza nka mukuru we mu muziki Butera Knowless. Ni amakuru rero yavuzwe n'Igihe ndetse akomeje no kuba yavugwa ku mbuga nkoranyambaga ko Bwiza agiye kubana na manager cyangwa umureberera inyungu mu rugendo rwe rw'umuziki amazemo imyaka 5. Mu yandi makuru nuko ku bantu mujya mugura umuceri mugomba kwitonda cyane cyane kuko hari amakuru amaze iminsi avugwa kandi y'ukuri ko imiceri cyangwa umuceri uva mu gihugu cya India, Pakistan, China ndetse n'ibihugu byose byo muri Aziya, umuceri uva aho hantu ukorwa ngo muri plastique. Uwo muceri biravugwa ko ndetse ayo makuru ni no kuri yuko uwo muceri ukorwa muri plastique, mu bikoresho bishaje ndetse bifatwa bigatunganywamo neza, bigaca mu ruganda kugeza bivuyemo umuceri ukazanwa ku masoko. Ibyo rero byakomeje gutera benshi urujijo, ese twaba turya umuceri uva muri plastique? Gusa ibi bihugu bikimara kumenyekana, ibi bihugu byavuze ko uyu muceri ntacyo utwaye kandi uba wujuje ubuziranenge. Ikindi impamvu ukorwa ni ukugira ngo bongere umusaruro ku isoko, ibibazo by'ibura y'umuceri bigabanuke. Ngayo nguko. Ese wakwibaza, ariko se warya plastique ukaba muzima? Nubwo wavuze ko wujuje ibisabwa cyangwa wujuje ubuziranenge, ariko ntago nibaza ko warya plastique ukaba muzima. Ibaze nawe icyo kintu. Ikindi ndetse mu yandi makuru nuko itsinda rya Vestine na Dorcas abaramyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana bashimira abantu urukundo bakomeje kubagaragariza nyuma yo gutandukana na manager wabo Irene. Ni mu butumwa banyujije ku rubuga rwabo rwa Instagram bashimira abaguye gukora subscribe ndetse bakageza ku bihumbi 400 n'abamaze kugeza kuri miliyoni 2 zirenga bamaze kureba indirimbo yabo nshya iriho ubu kandi itaramaraho ukwezi kuri YouTube. Rero itsinda ry'abaramyi bo guhimbaza Imana Vestine na Dorcas bakomeje gushimira abakomeje kubakurikira ndetse n'abakomeje kubakunda nyuma yo gutandukana na Irene. Gusa nakomeje kuraranganya amaso ndetse sinabura kubivugaho, nakomeje kureba nanaranganya amaso mu bukwe bw'uwahoze abareberera inyungu mu muziki manager Irene, ariko nahebye, ntabwo nigize mbonamo Vestine na Dorcas. Ese gutandukana mu buryo bwa music byaba byaragendanye n'umubano wabo? Icyo ni ikibazo benshi bari kwibaza ndetse nawe wakwibaza. Byose turakomeza tubibagezaho. Icyo musabwa ni ugukora subscribe ndetse na like kugira ngo mudacikwa n'ibigezweho n'andi makuru ajyanye n'ibi ngibi. Mu yandi makuru nuko uwo bita Daddy cyangwa Kiramani akaba n'umukinnyi wa filime nyuma yo gutwerera Irene amafaranga atari make mu kiganiro cyangwa kuri kamera, mu gihe yari ari mu kiganiro na Irene kuri MI, yagaragaye yambaye badge. Ariko se twakibaza, iyo badge ni ya service, ni ya security cyangwa yari ari ku kigega? Icyo nawe kibaza. Gusa byaragaciyemo, ariko Kiramani akomeje guha amaboko Irene nyuma yo kumutwerera amafaranga atari make. Byose turagenda tubisanga kuri Shami One TV n'ahandi uri busange amakuru meza cyangwa yizewe hano kuri
Shami One TV. Kandi nanone ubukwe bwagaragayemo abanyamakuru akaba ndetse n'umushyushyarugamba ukomeye Anita Pendo ndetse n'icyamamare umuhanzi Mariya Yohana. Ni ubukwe bwagaragayemo abantu batandukanye ari bo tuvuzemo ibyamamare Anita Pendo umugore wirwanyeho ndetse akaba n'umunyamakuru, hari byinshi agezeho na Mariya Yohana. Uwo Mariya Yohana aherutse gusohora indirimbo yakunzwe cyane ndetse benshi bakomeje kuyikoraho challenge kuri TikTok. Iyo ndirimbo niba ugishaka ndagutaginga cyangwa ndakomeza kugenda nyibabwira kugira ngo muyirebe kuri YouTube. Usabwe gukurikira Shami One TV, nta kindi usabwe. Mu mutekano, umuvugizi wa polisi Rutikanga Boniface yagaragaye anyonga igare, ibyo bita kurya akanyenga ku igare. Ibi bishatse kuvuga ko igare cyangwa abanyonzi bahabwe agaciro, kuko bamwe mu bo tubona mu modoka zihenze ubu nuko amagare bayatwaye. Ibi ni ukuri kuko iyo ushaka kugera kure uhera ku gito ushoboye ukagenda uzamuka gahoro gahoro. Ubu umuvugizi iyo aza kwirata ntiyari kutwiyereka cyangwa ntiyari kuba yagaragara ari kunyonga igare. Ni ibigaragara yuko nawe yaba yaranyonzeho, kuko iyo aza kuba ataranyonzeho cyangwa yaratwaye igare, ntabwo igare cyangwa ikinyamitende nk'igare kigendesha amapine abiri ushobora kukijyaho ngo ugitware utarigeze ugitwara. Rero ni urugero rwiza cyangwa ni uburyo bwo kwiyoroshya. Hano mu buzima biradusaba kwiyoroshya ndetse kuba wagera kuri byinshi ni uko uhera kuri gitoya cyangwa uhera hasi ukagenda uzamuka gahoro gahoro. Respect to Afande Rutikanga Boniface. Dukomeze rero dukurikira Shami One TV. Ngewe mwari kumwe ni Alexis. Dukomeze dukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru agenda anyura aha ngaha. Turi kumwe ndetse no mu nkuru z'ubutaha. Ciao ciao.